Hustle and buy Propfirm. Niyihe Propfirm Nziza waguramo account. Muzaba Propfirm menshi. Muza funding Pipsi, muzi za FTMO, muzi zaki. Jewe Propfirm yo yera aba suggesting mwaguramo account. Link yayo muri bio yanjye muze kuyiceckinga niyo mara kuri no video. Iyo Propfirm mpamvu rero na suggestinga niyo Propfirm ngiye ngoresha ngubu. Konti yabo iyo uyipasinze ugipansinga nyine kwa kunujya gukora withdraw ya mbere. Baguhereza 15% y'inyungu wakoreye kuri za demo. Ni waraguze phase ebyiri ni waraguze phase ebyiri zose amafaranga wakoreye kuri izo phase ebyiri babizi ko ari demo baguhereza yanyu kandi warakoreye kuri demo bakagusubiza amafaranga wayeguze bakanagira gute iyo ukoze withdraw warabaze gupassing iyo ukoze withdraw yawe ni gitwara amasaha arenze 28 hagati y'amasaha 2 n'amasaha 28 amafaranga abo wayakiriye direct mu gihe abandi bishobora gutwara kimwe by'umweru cyangwa bakanakubwira ngo murabizi nk'abantu bakoresha FTMO murabizi ko harimo akantu bakubwira ko utagomba kurisinga guhomba 4% ku munsi ariko ukoresheje 1% ku munsi kagera igihe cyo kubikuza barakubwira ariko wowe kuki mu gihe cyo gushedinga ngo wakoresheje ngo wajye ufata risk ngo irenze ngo 1%. Kandi iyo rule ntabwo waba yifitemo mu mategeko yawe. Iyo wafayirinze challenge yawe ku nshuro ya kabiri ugiye kugura indi challenge bagiye cyitwa reset. Barakubwira ati wowe ujye ukanda hano kuri reset tatu tugwa discount ku yindi konti ugiye kugura bagwa discount kandi nini. Bagira ikindi kintu cyo kuvuga ngo dushobora guha account igera ku $300 by'idolari kandi ibyo ngibyo nta zindi Propfirm zibigira. Izindi usaza zigiye $100 bingana. Ushaka gufungura account kuri iyo Propfirm murayisa link murayisa muri bio yanjye. Abantu mutazi Propfirm cyane cyo nababwiye amagambo makeya. Propfirm ni uburyo bagufundingamo. Hari company nkuko bavuga nka bank wenda zimwe muri bank zirana mu Rwanda. Izo bank ikaba yaguhereza amafaranga rakavuga ati tugiye kuba konti $500 cyangwa $100 udutradingire. Gusa kujya tugura iyo konti turagusaba ko bishyira amadolari wenda $200 tukaguha n'ibizamini bitsinda gushyira gutya amategeko yacu wayubahirije ukabikora inshuro ebyiri tuzajya tuguha ya mafaranga $100 dutradingiye tugiye tugabana inyungu ku kigero wenda wowe niba ukoreye $1,000 tuguhereze 95% dutwaye 5%. Icyo nicyo Propfirm ku bantu batazi mu magambo makeya abantu batazi Propfirm ni icyo ngicyo bisobanura. So guys mugure Propfirm ni inzira. Iyo ufite Propfirm ituma ugira discipline. Amategeko ya Propfirm urwo n'uruhande rwiza rwa Propfirm n'uruhande rw'inzara ruvuga ariko uruhande rwiza ni rw'ingenzi. So guys mugure Propfirm man mugure ababyeyi banyu babaye n'amafaranga mugure Propfirm. Hustle and buy Propfirms. Come on, flip that account and buy a Propfirm. Otherwise, I will continue